wabirindishije gukiranuka, warabwirije ni byiza, wayoboye amatorero, wabaye umushumba w'amatorero menshi, umaze imyaka 40, wabirindishije gukiranuka, wabaye umukristo wa DPR, itorero rikomeye, wabirindishije gukiranuka, wabaye wa Zion, wabirindishije gukiranuka. Ngo araza akaryanganya wiki amahage, ariko ishami ryo muri ngeri ritera imbuto ararica rikazajya mu muriro. Ubushaka kuburi hano baraguciye kera. Ushobora kuba wicaye hano wari uhari ku wa mbere, wari uhari ku wa kabiri, uyu munsi ariko ukabura ishami yakuye. Abati dore ndaza vuba, zana n'iyindi ariko uzana izo ngororano. Abati dore ndaza vuba, haleluya. Ntago azasimba akaboko kuza ko azaza afite ibintu yikore. Abati dore ndaza vuba, kandi ndaza nzanye ingororano, kugira ngo izi ngororano mfite ngororere b'abanyamasengesho, ngororere b'abanyamiru, ngororere data wa twese mwiza araza azanye ingororano kwe ngo ngororere umuntu wese. Kandi muri izi ngororano harimo ibikwiriye iby'umuntu wese. Muzi utuntu tuvamo, hari n'utuntu twaje basigaye bakoresha mu anniversaire bakozamo tugatumura utwo tuntu. Noneho umukwe akiri hakurya, ngwino patiri ntacyo bitwaye. Noneho umugeni yarahagarara hose, subira hirya aho ngaho. Haleluya. Noneho narabirebaga, yaratari yagahura n'umugeni, utundi twatuntu ariko twara amabara menshi, igira hino gatoya, yagiraga rero atugira gutya, akajya tunaga ku mukwe, bambe ku mugeni, twatunaga ku mugeni, umugeni nawe akajya asaka, akajya komeza, umugeni agakina na twatuntu, akayakina na twatuntu, ariko umukwe yari yaje muri hafi. Nja kubabwira ngo uyu mukwe twizeye ni Kristo yicarire. Uyu mukwe twizeye afite uduhumuriza uduhumbi, afite ibihumuriza uduhumbi. Umukwe afite uduhumuriza, aho umugeni nimumukomera amashyi, afite uduhumuriza, afite ibihumuriza uduhumbi. Burya yagiye abagira bitya ngo nkajya mbona umugeni yanezerewe akajya abyina muri utwo tuntu, nongere ntusubiremo, utatuzagenda dukore. Uwo mugeni asanga niwe mukwe. Nagize iyerekwa naryibutse ndimo ntegura rino jambo, ngira iyerekwa cyangwa se inzozi. Abazaniye abanyarukundo babanguke, buriya Jean Paul akagombye kuba yangezeho kare bwa mbere mu bantu bose bihuse. Babanguke baze turaririmba indirimbo twateguye, niturangiza dukore byose nitubisoza tuvuge n'ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyi ni groupe abanyarukundo abaje bakerewe, twazanye na korali icyumba cyo kuwa 4. Cyakora yo yaririmbye, ntihaboneka umwanya iri buze kongera iririmbe. Kandi buriya umuntu yakora atakora agaciro no kuboneka mu maso y'Imana. Nasomye Zaburi ya 84 umurongo wa 6 bangwa hirwa mu abantu bafite mu mitima inzira zigana hehe Siyoni, ngo bajya bagenda bagira mu gikombe cyitwa Baka, Imana ikagihindura ahantu h'iki h'amasoko, imvura y'umuhindo ikabwika cyambika iki imigisha. Kandi ngo bajya baboneka mu maso y'Imana, bagenda bagwiza iki ibintu byita iki imbaraga. Rero ndabashimiye. Haleluya. Reka tubanze turirimbane iyo ndirimbo. Ndibaza yuko kandi muhagarare neza nk'abantu bari pese. Abantu bari pese tugiye kubaririmbira, namwe mutega amatwi, nimufashwa muradutiza ku mashyi, turirimbire Imana nk'abanyamasengesho basuye icyumba, ariko muhagarare neza. Umukiza wacu ashobora kutunezeza mw'isi, atuyobora k'ubuntu niwe uduhaza twizeye ubuntu bwe kuko nawe yemeye kutuyobora neza. Haleluya, haleluya, twizeye ubuntu bwe kuko nawe yemeye kutuyobora. Haleluya, haleluya,
haleluya ashi ni byiza gukunda iyo Mana kuko yaducunguye kandi ni byiza ko mu wayo bindinda kuzimi tuzahora n'umunezero no mu gihe byose bizahinduka haleluya 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 ashi tuzahora n'umunezero no mu gihe byose bizahinduka haleluya 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 ashi iyo tugerageje kenshi kuri wo mw'isi tumenya kw'ibyo byose mw'isi ari iby'igihe gito mw'ijuru namubaba ruhari marira azahagera haleluya 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 ashi mw'ijuru namubaba ruhari marira azahagera haleluya 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 ashi tureke kwiganira kenshi kubw'inzu n'ibyo kurya kuko ibyo byose tubihabwa kubw'ubuntu bw'Imana atuyobora mu nzira yose kandi twikorerera imitwaro haleluya 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 ashime atuyobora mu nzira yose kandi twikorerera imitwaro haleluya 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 ashime ubwari byiza muri iyi si kwizera umwami Yesu bizamera bite mw'ijuru tubonye uburanga bwe n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira haleluya 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 ashime n'ukuri tuzanezerwa cyane tubonye ubwiza bwe budashira haleluya 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 60 mu gakiza kandi birakomeye gusobanukirwa ubuntu bw'Imana ihoraho nari nduzuye ibyaha byinshi cyane ariko yarambabariye none nkwigaye nzimana niyindindira umunani wanjye nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka birakomeye gusobanukirwa ubwinshi bw'urukundo agira nizeye gusa ijambo rye rizima kandi ryabaye umunezero none sinyigaye nzimana niyindindira umunani wanjye nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka nzawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka
birakomeye gusobanukirwa iby'imirimo y'umwuka we kuko ashobora kumenyesha umuntu kwizera umwami Yesu Kristo none sinyigayo nzemana neye ndende y'umunani wanjye nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka birakomeye gusobanukirwa ubwinshi bw'urukundo nizeye gusa ijambo rye rizima kandi ryamaye umuretse none rero sinyigaye nzimana niye ndende y'umunani wanjye nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka ntabwo nzi iminsi yanjye nsigaraye yo kuba muri iyi si ndimo hari ubwo nyigiriramwo amakuba ndetse n'umubabaro mwinshi none sinyigayo nzemana neye ndende y'umunani wanjye nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka urupfu niba ruzasanga mw'isi cyangwa se Yesu akagaruka aje guhindura abamwirigiye azaba ahagaze ku bicu none sinyigayo nzimana nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka none rero sinyigaye nzimana nanjye narayimenye Imana ishimwe haleluya nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka nzawubona umuzuke igitero cya nyuma urupfu niba ruzansanga mw'isi cyangwa se Yesu akagaruka aje guhindura abamwirigiye azaba ahagaze ku bicu none rero nanjye narayimenye Imana ishimwe mw'isi banyambura ubutaka ariko Imana niyo indindira umunani Imana ishimwe mw'isi bashobora kundiganya umugabane none rero sinyigaye nzimana haleluya ndindi y'umunani wanjye nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka nzawubona umuzuke ubwo Yesu azagaruka haleluya 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 mureke mbabwire muri iyi si tujya tugira ibibazo ukaba ufite ababyeyi bakagabanya abandi imigabane wowe warangiza ukumva bagukujeho ariko mureke mbabwize ukuri Yohana yaranditse aravuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina yabahaye ubutware yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana kuba twarabaye abana b'Imana bingana ko dufite umugabane kandi nta wundi uturindira umurinzi w'umugabane wanjye ni Imana haleluya Imana ibaho umugisha yego katwo kwica igihe amen kadusabe korari yisubire mu mwanya wayo hasigara abanyarukundo bonyine
abari bo basigara katwakire umuyobozi wa groupe bavuge amarangamutima ya groupe umwanya mutoya nabo basubire mu myanya yabo. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Dushimiye Imana turi imbere yayo n'imbere y'iteraniro muri aya masengesho y'iminsi 2. Abanyarukundo dushimiye Imana. Ikimenyetso cyo gushima Imana 1 2 3. 1 2 3. Amen. Haleluya, haleluya. Tena haleluya. Amen. Abanyarukundo rero turangwa n'umunezero, turakundana, turabanyarukundo. Kandi izina rigomba kugendana n'ibikorwa. Abanyarukundo turi groupe y'abanyamasengesho bakorera mu cyumba cyo kuwa 4. Nkaba ndi umuyobozi w'abanyarukundo. Abanyarukundo groupe y'abanyamasengesho, umurimo wacu no gusengera igihugu, no gusengera itorero, no gusengera abanyitorero, by'umwihariko itorero ryacu rya CGM. Ariko tuba hano CGM. Iki tuteye gushima Imana no kuyu munsi abanyarukundo cyo twifuje nuko twaza gusura abatoni, tukasa gusura cyumba cyo kuwa mbere n'abayobozi bacyo. Kandi Bibiliya imigani 19:22 ndavuga ayayo aravuga ngo ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Ineza y'umuntu nimutera gukundwa. Rero turi mu mugambi wo kugira ngo duhuze ubumwe. Twese turi abanyamasengesho, twese intego ni imwe kandi abantu bafatanyije intego bagira ku ntego. Bafatanyije intego bagira ku ntego y'ubutumwa. Rero twaje nk'abanyarukundo ntago turi ukumutubona so gutungana, turi abantu 18 ariko ntago twashyizeho limite. Turacyakomeje no kubana n'abandi uko Imana izagenda itanga imirimo mu banyarukundo, mu bagambira kuza kubana natwe mu banyarukundo. Rero ntayizimbye mu magambo, twaje dufite n'impano, ariko ibyo ndabiharira umuyobozi wa ministeri, akaba ari nawe umuyobozi w'icyumba cyo kuwa 4. Imana iduhana umugisha, mumfashe duhereze Imana icyubahiro ko yabanye natwe. Ikindi tuyikomera amashyi ya special twese. Murakoze, Imana iduhana umugisha. Yego, Imana ishimwe. Ubwo cyumba cyo kwa mbere mwadusuraga, mwadufashije kuzamura urukuta rw'icyumba cyo kuwa 4. Natwe rero ntago twaje gusa, natwe twaje twikoreye agaseke ko kugira ngo dukomeze dufatane mu maboko, dukomeze dufatane mu nkokora, kugira ngo dukomeze kuzamura uru rukuta. Mu cyumba cyo kuwa 4 dufite urukuta rwa 4 miliyoni, no mu cyumba cyo kuwa mbere mufite urukuta rwa 4 miliyoni. Rero n'ubundi abanyarukundo bose bigire hano hafi. Aka gaseke ntago gaturutse mu rwego rw'itorero cyangwa se rwa ministeri, ahubwo gaturutse muri aba banyarukundo baje gufata mu maboko iki cyumba cyo kuwa mbere. Reka rero dusabe umuyobozi w'icyumba yigire hano hafi, n'umuyobozi w'abatoni nibishoboka baze bigire hano hafi, cyangwa se abatoni bari hano hafi abayobozi b'icyumba baze, n'abatoni nkabangaye abumva babyimvamo akabari hafi. Mbasabe mukomere Imana amashyi menshi yo hejuru kubw'uko Imana yaduhamagaye ikadushinga umurimo wayo. Imana ishimwe. Ndumva abantu benshi cyane, kereka abashyitsi baba baje uyu munsi. Amazina ni yayandi, ni Umugwaneza Jani. Imana iduhane umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana ritari kure
nahoze nereka barafiki ritari kure y'ubuhanuzi twumvise, twumve icyo umwami Imana tubwira, twakira umushyitsi, twumve indirimbo, twumve ubuhanuzi, dusengera abarwayi, ubundi twitahire Kristo asigara akora imirimo ye. Imana ishimwe. Reka mbasabe murambure Bibiliya zanyu musome ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 3. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 3 n'umurongo waho wa 29. Ibice 3 umurongo wa 29. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nihoroke kuhagera, page 96 mu isezerano rishya. Haravuze ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. Kanongera nsubiremo, uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva avuga niko amwumva anezezwa n'ijwi rye. Imana yacu nitugirire neza. Ariko beya havuga ngo none uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Amen. Kongera tubisubiremo riraryoshye. Haravuze ngo uwo umugeni asanga niwe mukwe, kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dusome mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 22. Ibyahishuriwe Yohana ibice 22. Turasoma n'umurongo waho wa 12. Ni igitabo gihera, ni n'urupapuro ruhera. 22 kavuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yagize gute, ibyo yakoze. Dore ndaza vuba, niko namwe handitse, dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Turirimbye indirimbo nyinshi, narinzi ko ndi buririmbe ndimba 272, eko ntago tuyiririmba. Ravanga umwami ageze he? Umwami ageze ku irembo, kandi byerekana kuza kwe birihuta kugira gute, kuboneka. Imana ishimwe. Kandi nongere mbabwire ko nta bundi butumwa bukwiriye kubwirwa abantu uretse ko kuva ko Yesu agiye kugira gute, agiye kugaruka. Imana ishimwe. Abahanuzi baduhanuriye mu usomye mu isezerano rya kera bagiye bavuga umukiza uzavuka, bakavuga uko azaza, bakamuhanura. Yesaya aramuhanura cyane, bapfa batamubonye. Mu isezerano rishya rero Yohana araza azavuga, akajya avuga ngo nimwihane ibyaha byanyu, muhindukire mukuraho ibyaha byo mu mirimo yanyu mibi. Akajya avuga ati ngenda babatirisha amazi, ariko inyuma yanjye harunduta azababatirisha umwuka wera n'umuriro. Yohana nawe arabivuga. Yesu abariyiziye, tumukomera amashyi uwo mwana. Oh haleluya. Turashima Imana ko twavukiye ku ngoma ya gitare. Imana yacu nishimwe. Oh haleluya. Intego y'ijambo nazanye ni ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Abantu bari mu sengesho y'iminsi 2 nje kubabwira ngo nimuhumure. Wanditse igitabo cy'Abaheburayo bavuga ko ari Luka simbizi, ariko baragenekereza bakabana mu banditsi bitako na Luka yari umuhanga. Aba theology bamwe bavuga ko ari Luka, ariko mu bice 11 murongo wa 13 yaravuze ngo abo bose bapfuye bakizeye, ngo bari batari bahabwa ibyasezeranijwe, ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi, ngo ibyo nta kindi cyabibateraga, ngo nuko amaso yabo yarengaga iby'iyi si, ngo bakareba undi mudugudu bendaga guhabwa, ngo bakavuga ngo twe turi abashyitsi n'abimukira. Ngo kandi Imana ubwayo ntago yakorwaga n'isoni zo kwitwa Imana yabo. Ariko Pawulo agiye kwandika, yandikira Timoteyo mu bice 4, arama mu rwandiko rwe rwa 2 avuga ngo abantu bo mu minsi y'imperuka amatwi yabo azaba barya, mitima yabo izaba yuzuye ibinure, ngo bazigwiriza abigisha bahwanya n'irari ryabo.
turatubihereje ngo bazaba bifuza kumva ibibanezeza batashaka kumva ubutumwa bw'umwami. nje kubabwira ngo Yesu araje. umwami ageze ku irembo tubane ku irembo ndagira ngo nongere mbibutse ko uyu munsi cy'icyumweru turi mu cyumweru cya Pasika. Ku cyumweru azaba ari Pasika, uyu munsi ni kuwa kabiri. Ku cyumweru nibwo Yesu yagenze kuri ya ndogobe, bamusasira imikindo, bamusasira imyenda, ayigendaho, bararimba ngo ahirwije mu izina ry'iki ry'Uhoraho. Kuwa kane ejo bundi duteranye, azaba ari kuwa kane mutagatifu, ari wo munsi nyene bamugambaniyeho. Rero twebwe ntago tukibuka Yesu nk'upfa, ntago tukibuka Yesu nk'ukubitwa, nta nubwo tubyibuka ngo turire, ahubwo twishimira insinzi yabera. ni mu mukomera amashyi. Yabaye umugabo w'intwari. Twishimira insinzi yabera, insinzi ya Kristo yatsinze icyo gihe niyitumye turi hano. Rero ntago tugifite isezerano ry'uko azavuka cyangwa yuko azapfa, yuko ahubwo dufite isezerano riri mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'10 ngo nuko bahagaze baraba hejuru ngo abagabo babiri barababonekera ngo yemwe bagabo bene data ngo nigitumye murarama mureba hejuru ngo Yesu bakuwemo uko mubonye agenda niko azagaruka. Mukanya muririmbye yaririmbye amaze kurimba n'umuyobozi aradusengera avuga ati abifuza icyo gihugu twese turazamura. Ni ukuri kw'Imana kujya muri Amerika wagenda uciye hano ku kibuga cy'indege, wakora amaguyu ukajya Tanzania, ukajya he, wagenda mu mato, wagenda ntago imyaka ntago wazasaza utagiyeyo. Ariko iki gihugu tuvuga ngo kujya mu ijuru ntabwo ari amagambo, kandi kujyayo sukuryoshya karimi. Kujya mu ijuru si kiboneza mvugo, ahubwo kujyayo ni ukwitanga. Ubu twicaye turimo turagenda, urugendo turugeze kure. Ibi Imana ivuze ngo igukuriyeho mubyeyi ni ya mahwa, ni bwa bunyereri, ni ya mabuye biridukuriraho. Nuko ngo dukomeze urugendo. Yesu yarabivuze muri 15 ngo igiti cyose cyo muri ngewe cyera imbuto. Haleluya. Ngo ishami ryose ryo muri ge ryera imbuto. Ngo araza karyanganya wiki amahage. Ariko ishami ryo muri nge ritera imbuto ararica rikazajya mu muriro. Ubushaka uburi hano baraguciye kera. Ushobora kuba wicaye hano wari uhari kuwa mbere, wari uhari kuwa kabiri, uyu munsi ariko ukabura ishami yakuyeho. Kandi akakubwira ati ndirahiye ndi Uwiteka viza ndayisinye. Akabivuga. Kabati inzu igeretse isumbye yinda yiguhaye ndi Uwiteka ikabiguha kandi kanabisohoza. Ariko kuri iryo juru mwene data yavuze ngo umukiranutsi ngo ni nk'agati ko mu ishyamba karekare. Ubundi umwanditsi wa Bibiliya ni Salomo yaravuze ngo ameze nk'umutapu wo mu ishyamba. We yavuze ngo ni nk'agati karekare muyagura huha ukavuti ararangiye jani. Ukabona yahagaze akonje ati noneho ntagasigara kabona arahagaze. Mukomere data wa twese. Muri ngo kuko umwami Imana azantabara. Niko nicyo gituma namwara. Mwayo gituma nkomera mu maso yanje. Mwakagenda hakamera nk'iki, hakamera nk'urutare. Amen. Iyaba umugisha tufite mwisi yari yorese pasi yo kuzajya mu ijuru, abakristo muri ADPR ntago twari kuzarica umutaro. Yego. Cyane nivugiye itorero ryanjye. Kuko abamiliyaderi dufite muri iri torero ntabwo ari benshi, abamiliyoneri ntabwo ari benshi, ariko abantu b'insuzugurwa batazwi, badafite n'ubwenge bwinshi, badafite ubumenyi bwinshi nako mu byiza, benshi bafite amarese pasi ajya mu ijuru. mu mukomera amashyi Kristo. Narimvuze ngo ndahagaruka gatoya. Yohana
ahita aravuga ngo haleluya, ngo uw'umugeni asanga niwe mukwe. Hano nahabonye umugore n'umugabo. Uriya mwana umuyobozi w'icyumba naze hano na madamu bazane umwana babe bamubafashije. Muze hano mbigishirizeho. Nimutinda haze Gervais, aha irorerere. Hari abantu twazanye. Munezero na madamu mubanguke. Muze. Bibiliya yatwenga uw'umugeni asanga niwe mukwe. Haleluya. Imana ishimwe. Muntu bavuze ko afite mikrofone nyinshi nawe nabanguke hano zimuzengurutse. Gira hirya. Nawe hagarara hanga. Ngo kandi umuranga, mbese gira utuntu mubwira umuranga arimo twumva, ntuvuge cyane humva umuranga. Kandi umuranga umukwe yabwira umugeni ngo iyo umuranga yumva umukwe avuga aranezerwa. Haleluya. Iyo umukwe arimo abwira umugeni amagambo meza, umuranga aranezerwa, umuranga abayumva, abateze amatwi, akanezezwa n'amagambo meza. Umukwe arimo kubwira iki? Umugeni. Mwongeye mukomere data wa twese amashyi. Yohana bivuga yaravuze iki? Uyu yari Yohana, ari we muranga wa Kristo. Uyu yari Kristo, ari we mukwe. Uyu ni wa torero cyangwa ni wa mukristo, arimo asanga iki? Umugeni. Uyu muranga wari Yohana ntagihari. Uyu ni Rafiki nyine Nyarafiki, ariko ni umuranga uhera ku wa mbere arimo aranga, akaranga Kristo, akamurura, akavuza imanda, avangwa ni mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Kandi uyu muranga azanezezwa uya yumva umukwe avati mwatorera mwe mbahaye umugisha. Iyo ari yivuze ariko atari ibicupuri aranezerwa, iyo abona muguwe neza, iyo muririmbira mu mwuka uyu muranga aranezerwa. Twongeye dukomere data wa twese amashyi ngo iyo muranga yumva umukwe avuze biramunezeza. Abavuga iki? Ababwira umugeni. Yohana yongera ngo none umunezero wanjye. Haleluya. Ngo none umunezero wanjye ngo urasohoye. Yari yaravuze Kristo, bari baje bamubwiye baterega nawe arimo arabatiza avati binejeje umutima wanjye. Nababwiye ko ngenza abatirisha amazi, inyuma yanjye akaba umuntu nduta, aho akaba agiye kubatirisha umwuka wera n'umuriro. None ubwo yabikoze ndanezerewe, ndi kumva ijwi ry'umukwe. Oh haleluya. Mana yacu ishimwe. Muririmbye araririmba ngo tuzatunda imiba. Haleluya. Mubyeyi, hari umunsi tuzatunda imiba. Amen. Haleluya. Hari umunsi umukwe azaza. Hari umunsi umukwe azaza yicara agati ni muze. Aba data yahaye iki? Umugisha. Bizaba ari iby'umunezero ku bantu bazumva iryo jwi. Hari umunsi umukwe azavuga, kandi ukumara ntabwo tuzambara amakamba asa. Abahinduriye benshi ku bukiranutsi ngo bazaka nk'izuba, bazarabagirana nk'inyenyeri. Mukomere data wa twese amashyi. Tuzaba twese tunejejwe n'umugeni. Kandi uwo munsi umukwe naza ngo azafata ijambo ngo abwire data wa twese ati haleluya. Mwongere mumuhereze icyubahiro. Umukwe naza azafata ijambo. Babashumba batubanjirije uhereye kuri Yohana umubatiza ukagera kuri bwate David ukagera kuri Rafiki nanjye nawe ujye ufata ino mikoro. Tera haleluya steri. Oh haleluya. Uwo munsi rero tuzaba tunezerewe. Haleluya. Ariko izi mikoro sizo zitazatujyana. Reka nuko njya kandi ndavuga nkahita nsoza. Imana ishimwe. Uzavuga uti yo buriya disi Patrick yahageze. Imana ishimwe. Rafiki afite yo burya korara abatoni yahageze. Avuga ati Imana uhabwe icyubahiro. Nagera Ruvumera avuga abone batanu baje muri ya korari. Nagera muri korari Goshena avuga ati yo hari 10 ryaje we. Twongeye dupangire data wa twese icyubahiro. Bazanezezwa n'ijwi ry'umukwe igihe azababwira umugeni avuga ngo nimuze abo data yahaye iki? Umugisha. Musubire mu myanya yanyu. Uwiteka abaha umugisha. Rero ngo uw'umugeni asanga uri gusanga nde? Uwo mugeni asanga niwe mukwe. Nagize iyerekwa naryibutse ndimo ntegura rino jambo. Ngira iyerekwa cyangwa se inzozi nko muri 99 aho ngaho. Haleluya. Ndota umugeni. Ndota iki? Umugeni, ariko umugeni nyine wambaye imyenda y'abageni nyine. Noneho ndota n'umukwe. Umukwe araza. Umukwe aje araza bahurira ku mupaka.
none umukwe akiri hakurya atari yambuka umupaka ngo bahure kandi ni bande abantu bavuguse isabune bakajya bahuha ngo muzi utuntu tuvamo hari n'utuntu twaje basigaye bakoresha mu anniversaire bakozamo tugatumura utwo tuntu noneho umukwe yari akiri hakurya ngwino patiri ntacyo bitwaye noneho umugeni yarahagarara aho subira hirya aho ngaho haleluya noneho narabirebaga yaratari yagahura n'umugeni utu ni twa tuntu ariko twara amabara menshi igira hino gatoya yaginaga rero atugira gutya akajya tunaga ku mukwe bambe ku mugeni twatunaga ku mugeni umugeni wakajya saka akajya komeza umugeni agakina na twa tuntu akayakina na twa tuntu yari ariko umukwe yari yaje muri hafi nja kubabwira ngo uyu mukwe twizeye ni Kristo yicarire uyu mukwe twizeye afite uduhumuriza uduhumbi afite ibihumuriza uduhumbi umukwe afite uduhumuriza aho umugeni ni mu mukomera amashyi afite uduhumuriza afite ibihumuriza uduhumbi burya yagiye abagira gutya ngo nkanyambona umugeni yanezerewe akajya abyina muri utwo tuntu nongere ntusubiremo utatuzagenda dukore nukugira gutya isabune nyinshi kugira ngo hakava mu tuntu tukaguruka tukagenda nitwo tuntu nabonaga oh haleluya utuduhumuriza nutuhe umukwe afite umugeni ariko nabonaga harimo distance ntoya yari mu gihe umukwe yaramurebaga n'umugeni akagumya akajya muri twa tuntu kandi nabonaga umukwe afite amatsiko meshi yo gusanganira umugeni ariko kugiye kitari cyagera kuko iby'iminsi n'igihe ari ibya data wenyine umukwe nawe arindiriye yihanganye ubu Yesu arihanganye yitegereje umugeni aramubwira ngo rega ngiye kubategurira hano kandi ngo ubwo ngenza akagira gute nzemba cyane Imana ishimwe rero narakomeje ndabyitegereza ariko byaje kuba ngombwa ko wa mupaka umugeni wambuke patiri ngwino hano anakwicara ngwino muzi mwembe muze mwembe rega haleluya byaje kuba ngombwa ko wa mupaka ujya haruguru umugabo ajye hepfo byaje kuba ngombwa ko byabihumuriza nimurebane ko ugira gutyo tubuka ariko nyine umubaze ngo waramutse ute saa sita wariye ku mugoroba waraye neza mu gitondo warose iki utwo nuduhumuriza tw'umukohereza iki umugeni ariko umugeni akomeza nubwo yaragendaga twishimiyemo komeza umanuke wowe araza umupaka arawambuka bahita baramukanya umugeni n'umukwe mbona baramukanyije urukundo rwiza impuhwe nyinshi aramuramutsa bararenga singe wahera numva nkumbujwe cyane kuzabona ibyo birori byiza by'umwana w'intama bayo Yesu agiye kuvuga abwira Yohana abango hahirwa abantu batorewe kuzataha ubwo bukwe bwa ntama w'Imana abango aba bantu n'abanyamahirwe umuntu ushaka kuba umunyamahirwe niyo ngiye gusengera nasenze arabango dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano haleluya rafikiwe ntiza amasakoshi cyangwa uzu ntwaze ntacyo bitwaye abati dore ndaza vuba zana n'iyindi ariko uzana izo ngororano abati dore ndaza vuba haleluya ntago azasimba akaboko kuza ko azaza afite ibintu yikore abati dore ndaza vuba kandi ndaza nzanye ingororano kugira ngo izi ngororano mfite ngororere b'abanyamasengesho ngororere b'abanyamiru ngororere data wa twese mwiza araza azanye ingororano kwenga ngororere umuntu wese kandi muri izi ngororano harimo ibikwiriye iby'umuntu wese yakoze twasenze ibyerekana kuza kwe tugiye gusenga begekeho Amen. Narinje kukwibutsa ngo Yesu araza vuba kandi azaza abantu barongora azaza abandi barongorwa azaza amazu y'ama etaje azamurwa
azaza imihanda igeretse hejuru y'indi irimo ikorwa, azaza twambaye amabaze 350 n'ay'itanu n'aya 400 n'aya miliyoni n'aya miliyoni 2, azaza hari imodoka z'amoko yose zihindahinduranya, azaza amajyambere akomeje kuba amajyambere rata, kandi ariko uwo munsi azaza abantu bamwe babyaye, azaza abandi bapfushije, azaza bamwe bapfakaye mukure mu nyiramubande, azaza bamwe bapfakaye, azaza abandi bapfushije abana, azaza ubushomeri ari ubushomeri, azaza bamwe bari mu nzu z'imbohe, ariko azaza. Kandi namara kuza yaje ari umwana w'intama, yaje afite impuhwe nyinshi, yaje ari umugwaneza niko nitwa, ariko ntago jewe ndi we, ariko nanjye nageze ikirenge muke, yaje umuntu wese amucira mu maso, nicyo cyumweru turimo, yaje bamukubita ibibingo, yaje bamwambika ikamba ry'amahwa, yaje bamucira mu maso, yaje bamutera imisimari mu biganza no mu birenge, yaje bamukubita inga inkoni ifite yizingiyemo ibizingo by'inkoni biterwa nizo bazingagamo 8 10 nazinga byazwa ko kizinze, kandi iyo nkoni yabaga ifite amenyo ku buryo barayikubitaga igahita ibojora inyama. Aza byihanganiye kugira ngo ngewe nawe tuzabeho, azagaruka ari intare yo mu muryango wa Yuda, kandi nahagarara ku bicu amaso yose azamureba, kandi azaza ibintu by'imbabazi n'impuhwe. Ngo narabwirije nayoboye icyumba rerere bwa buntu bwose, baba diakoni ba mwarimu ba pastor ba mushumba, nari umuhanuzi ukomeye buraseba nani mwemera cyane, ariko Yesu niwe kwemeye. Azi gusenga uriya mugabo, kandi ubuhanuzi bwe nuko singe wahera, ariko ibyo bizabarize. Azaba avuga ngo icyo wakoze wakirindishije gukiranuka. Uwo ni wo mubare w'ibanga. Warahanuye ni byiza, wabirindishije gukiranuka, warabwirije ni byiza, wayabaye amatorero, wabaye umushumba w'amatorero menshi, umaze imyaka 10, wabirindishije gukiranuka, wabaye umukristo wa DPR itorero rikomeye, wabirindishije gukiranuka, wabaye wa Zion, wabirindishije gukiranuka. Umuntu witeguye kumusanganira niwe tugiye gusengana Imana. Navuga amagambo menshi, aya magambo ni magari cyane, ariko umwuka w'Imana babwire yuko uyu munsi nenje kubabwira ngo umwami Yesu araje. Azaza batubwira ngo amahoro araje, ariko azaza. Mwubike imitwanyo dusenga Imana. Buri Bibiliya yavuga ngo nta ibintu byose bijya bishukana, ko burya umutima w'umuntu ntago ujya umushuka. Urakubwira utori bandi ntaho uzajya, urakubwira ngo uri umusambanyi ntaho uzajya, azaza asanga waraye wikinisha ntaho uzajya, azaza asanga wakuyemo inda ntaho uzajya, azasanga waravuye mu ninde usanga mbese ko mugeni ari masanga umukwe wori murasangane, urasanga musambanyi na musambanyi kazi ni burimo gusanga, urasanga amagambo n'amoko ni burimo gusanga, urasanga se w'ibinyoma ni uriye gusanga, urasanga mujura n'abandi benshi bameze gutyo, kuko nyiri inzira tujyamo nawe yayiteguyemo ibihumuriza uduhumbi, ariko n'umwanzi udashaka ko tuyijyamo nawe yikishemo izindi ngabo zo kutugarura. Nibyo koko turi ku munsi wa kabiri, ariko tekereza neza, ese pasura yifite kandikira umuntu wumva akeneye ko tumusengera kugira ngo ave muri aya masengesho, nawe yandikishe nk'uko Imana yatubwiye, yavuze ngo tugire umwete, yavuze ngo igitabo cy'imirimo kirabumbuwe, ivuga n'ikindi gitabo, yavuga ngo n'igitabo cy'ubugingo. Umuntu wumva akeneye kuzasanganira Yesu ubwo azaba agarutse. Mpagaze aha ngaha sinshaka kutaza kongera kuhagarara, natangaye mu gitondo nari maze kwigisha, ngiye kubona mbona baranditse ko twapfushije umuririmbyi wo muri Herumoni. Ni umwana muto namurutaga, shaka kuba ari ikigero cya barafiki abangaba, ariko yapfuye, yagiye ejo cyangwa ejo bundi tuzamushyingura, kandi imirimo yashyizweho umutemeri yafunzwe. Kuba umurokore ni kimwe, no kujya mu ijuru ni ikindi. Imana itugirire neza. Tekereza neza muri amasengesho y'iminsi 2, igikuru dukuramo nuko dukuramo ubugingo. Imana yabutwemereye, ariko burya musambanyi na musambanyikazi ntago babubonye, dore ko burya abana bajya barira, abana bo mu rugo bajya, abashyitsi cyangwa se abasuye abandi bajya barira ku bandi, ariko iba umushyitsi ku by'Imana. Ukeneye ko tugusengera
ngwino twiyandikishe bikiri none. Wasanga uri ishami ryahwanye kuko uri inyuma y'itorero bagutenze, ariko gusubiraho n'aya masengesho n'ikimana yapangiye iyashyiramo abayobozi b'icyumba cyo kuwa mbere hamwe n'itorero barayapanga kugira ngo uyu munsi uzasubire ku giti, kuko umaze igihe uri ishami ryahwanywe babimenya batabimenya. Rambura ikiganza cyawe kuko ubugingo ni gatozi bw'umuntu. Shyira ikiganza cyawe hejuru dusenga n'Imana. Niba ntawe uhari kandi ubwo ngubwo nasenze nasubije mikrofone, urahari ngo ngusengere. Yesu aguha umugisha. Yesu aguha umugisha. Ndi mwese mwubike imitwe yanyu. Jejuru haguruka. Jejuru ngwino wowe twisengera Imana twiyandikishe. Jejuru haguruka mu mwanya wawe. Haguruka mu mwanya wawe. Wowe umva ushaka kwiyandikisha. Ntago ikibazo ari amasengesho. Tera intambwe usange hano, uze hano rata. Ngwino igihe ni iki ngiki, umunsi ni uyu nguyu, isaha ni iyi ngiyi. Abo muri kino gihande namwe nimuze. Ntago ibi bitaye isoni, niko twaje. Twese niko twaje, na Rafiki niko yaje. Twese niko twaje turi abanyabyaha. Twaje twinginga Imana ngo nitubabari ibyaha n'ibicumuro. Kandi ibyaha byawe nta mwanya dufite wo kubyumva, nta nubwo turi bunabatuze. Ukeneye imbabazi z'Imana, uzibwire Yesu aho wageragerejwe, aho waguye mu binyoma byawe, mu magambo yawe, mu kubesha kwawe, mu nzika zawe, mu kutagira urukundo, mu busambanyi. Nta muntu uhari wo kubyumva, nta masaha dufite. Ahubwo bibwire Yesu, ngwino bibwire Yesu agutegeye amatwi. Yesu ateze amatwi, arashaka kumva iyo mibabaro yawe. Banguka nawe ngwino nawe wisigara. Yesu agutegeye amaboko. Mukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Ntabwo dutinda, abangaba barahagije ku bw'aya masengesho bonyine, babaye biyandikishe bakazajya mu bwami. Ariko ntusigare. Ngwino wa mugore we, imibabaro yawe n'imiruho yawe Yesu agufitiye imbabazi ngo akuruhure. Ntiwasambanye, ntiwishe, ariko imiruho n'imibabaro ugira ngo Imana ntikuzi. Muri iri teraniro abantu basenga Imana, bakavuga Imana, bakagira kwizera guke ko Imana itabazi. Ngwino nawe, Imana iragukunda, Yesu aragukunda. Twashoje, ariko ngwino. Uwiteka agutegeye amaboko, Yesu agutegeye amaboko. Imana ishimwe. N'ubundi ntago ari ngombwa ko yego, Yesu aguha umugisha. Niba nta wundi usigaye, mukaba mwese mwejejwe, Imana iramutse ivuze mwese mwagenda. Ariko uri muraturutumba kuvuga ngo mpaguruke, simpaguruke. Haguruka. Iyo ni dayimoni ikomeza kugutsika. Abandi mwese mwubike imitwe yanyu, witekerezeho, kuko mbabwiza ukuri nubwo mwica hano, nanjye mfite ino mikrofone. Yesu aje, benshi basigara n'intonganya no kubeshya n'umujinya n'amagambo. Dusenga amasengesho menshi, ariko ntabwo tujya duhinduka. Kadusenga Imana kugira ngo twe gutinda. Nta muntu hari uri inyuma y'itorero, umuntu wumva baramutenze. Ijambo ry'Imana rirakomeye, riravuga ngo, mwumva ukuntu rivuga, riravuga ngo icyo muzaboha mu isi no mu ijuru kizaba kiboshye. Uraba udasigaye ubizi neza ko itorero ryagutenze cyangwa ijuru ryaragutenze. Kaducunguze uburyo umwete amasaha yagiye. Mwegure imitwe yanyu, muzamure ikiganza cy'iburyo gutya, muvuge ngo Mwami Yesu. Yego, mukomeze muze, mukomere Imana amashyi. Erega nawe waza Yesu yakugirira neza. Ntago dutinda. Muzamure ikiganza ngo Mwami Yesu, twakoze ibyaha, ariko aka kanya tumaze kumva ijambo ryawe, turakwinginze ngo tubabarire ibyaha twakoze. Amaraso yawe tweze, uduhanagureho ibyaha n'ibicumuro. Turakwinginze ngo amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo, kandi tukiri imbere y'amaso yawe. Uduhe imbaraga zo kutazasubira mu byaha twakoraga. Urakoze, turabigushimiye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami wacu Yesu Kristo, ababaja bawe n'aba bagaragu bawe, Bibiliya yarambwiye ngo umuntu umwe gusa iyo yihannye agahindukirira Imana, ngo mu ijuru impundu ziravuga. Niyo mpamvu muri aka kanya dore barenze umwe, nanjye ndabasenyeye ngo nubabarire ibyaha, ubwo uzaba ugarutse, ubwo impanda ya marayika ukomeye izavuga. Aba bapfukamye no kuri itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4, hari abo Imana yazasanga bakiriho, hari abo urupfu rwazaba rwaratwaye, ariko umuntu wese upfukamye
kuri uyu munsi musabiye kugirana nawe igihango, musabiye kugirana nawe igihango kugira ngo Kristo ubwo uzaba ugarutse uhamagara amazina y'abera n'abamazina yabo uzayumve. Narimba sabiye ngo babarire ibyaha, babarire ibicumuro byabo, kandi waha imbaraga zinesha ibyaha mu izina rya Yesu, amen. Muce hano mukurikire uriya mumama ukenyera uriya mukenyero, mucanga mwese arabamarana umwanya muto n'undi muntu. Kansaba itorero twese duhaguruke, mwese duhaguruke, muhaguruke ariko ko mbona muhaguruke. Yesu azaza, Yesu azaza, Yesu azaza. Tekereza neza, subiza umutima wawe impembero, ubitekereze ngo mbese aka kanya agarutse Yesu aramutse aje, aramutse aje aka kanya akampamagara, mbese nakwitaba? Mutabesha Imana, kuko umuntu uzamura ikiganza arababeshye Yesu, ntago arabeshye Jeanne. Egekaho urwo rugi rukomezeho. Ni ikizamini ngiye kubakoresha. Marayika ushinzwe iri torero na marayika waje kugenzura aya masengesho, marayika waje gutanga umugisha arababireba. Ntujye kurangaguza ngo urebe, wowe hita vuga, kamvuge gutya aka kanya nanjye ubwanjye mbitekereza, ariko banze nanjye mbitekerezeho gato mbere yo kubivuga. Aka kanya tuvuganye kuva ngo nkuko umurabyo urabiriza mu bicu, niko kugaruka kwe kumeze. Abantu bumva aje baramutse bagenda, mugire muri ntubikorere, kuko ubu nijoro ugiye kugenzura ugahita wumva avuze ngo Jeanne nkaba nahita ngenda. Gira utya, mugire mutya cyane. Aha, mumanure. Nsabe mwese muce bugufi rero tubwire Imana tubabare. Mureba muce bugufi tubwire. None se urumva niba nta byiringiro byonyine wifitemo, ukaba uri ku munsi wa kabiri w'amasengesho, ukaba ubizi umutima ubikubwira, byakagombye ko dusoza n'amasengesho ducyuye imbabazi z'iki? Imbabazi z'Imana. Twakagombye kugenda ducyuye imbabazi z'iki? Imbabazi z'Imana. Tugiye gusenga, ugiye kwibwirira Imana icyatuma icyo ngicyo aba ari cyo yibwira. Ntuyibwiye ngo cyatume ntagena no kutamaye umugabo se na nini. Abo bakerenyero se barababonye, nabo batwitse mu mavuta ntibababonye. Mwami wacu Yesu Kristo, uhereye kuri njye ufite iyi mikrofone ukagera kupfukamisha amavi y'umutima, turavuze ngo tubabarire ibyaha, iby'amaso areba, iby'imitima yakoze. Maraso yawe niyongera tweze, kugira ngo tuve muri iri teraniro, muri aya masengesho twese duciye rekomandasiyo zo kwitwa abana b'Imana. Nanjye ndasenze ngo amaraso yawe naminjagirwe kuri aba bagabo, naminjagirwe kuri aba bagore n'aba bakobwa n'aba basore. Amaraso yawe natweze kandi nadutunganye. Uri umwami w'umunyembabazi, kubera kutinda kurakara kandi ukabugira urugwiro. Zaburi ya 78 abango ko wabicaga ngo niko barusha kugushaka, ngo wagenda ubitegereza, niko Bibiliya ivuga, ngo wagenda ubitegereza ukabona baragushimisha iminwa, imitima ikabiri kure. Babaga babitewe n'ubwoba n'amakuba babaga bumvise n'ababaga babonye, ngo umujinya wawe wajya gukongezwa ukibuka ko ari abantu buntu gusa, ngo ukigarura. Ongera wigarure muri aka kanya, igarure ku bwacu turi imbere yawe. Ni wigarure utugirire imbabazi, ni wigarure ugirire imbabazi teroro rya ADPR, ni wigarure ugirire imbabazi igihugu cy'u Rwanda, ni wigarura ugirire imbabazi ibi bihugu by'ibiyaga bigari, ni wigarure ugirire imbabazi abanyafurika ku bwacu, ni wigarure ugirire imbabazi abanyamerika ku bwacu, ni wigarure ugirire imbabazi abanyaziya ku bwacu, ni wigarure ugirire imbabazi abanyaburayi. Duciye bugufi tupfukamye mu izina ry'abatinganyi, mu izina ry'abasambanyi, mu izina ry'abicanyi. Mwami Yesu Kristo, ibyaha byinshi by'inyoko muntu turapfukamye. Abera bitore kuri uyu munsi tweze udutunganye, kandi tubabari ibyaha byo mu ngingo zacu bidukoreramo. Paul avuga ngo nifuza gukora icyiza kibinanga kikantanga imbere. Urakoze kutubabariye kandi wibuje kutugirira nabi. Tugukomeye mu mashyi kubw'imbabazi ugire mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana yacu amashyi menshi, ayo mashyi nimugomeze muyazamure.
dushimire data uduhaye imbabazi. Ayo mashyi yakomeye cyane, n'abakirimo guhaguruka mukomera Imana amashyi, murimo mwicara mu myanya. Komera data amashyi. Data ashobora byose, yongeye kutubabarira. Data arashoboye, yongeye kutugirira ibambe n'impuhwe nyinshi. Data nakomerwa amashyi y'umugoroba. Data nahimbazwa aya masaha, yongeye kwigarura ubwe akaduha imbabazi uyu munsi, akabasoje amasengesho aduhaye imbabazi. Mukomera amashyi akwiye gushimwa, akwiye gutaramirwa, akwiye guhimbazwa. Data niyongere, yongere hose, ingoma ye n'ibihe byose ntabwo izahanguka. Data wacu nashimwe. Mwarimu Jean Imana mu mugisha.